bivuze ngo rero kandi Imana ikagutegera mu maso ya babandi. Yego. None se bishatse kuvuga ko buriya Mutabazi ari mu mutego w'Imana, yaba yaraguye mu mutego? Hari umutego, hari indi shuri, ni ibintu bibiri wa balance ukajya guhuza. Yego. Havuga ngo ari mu ishuri cyangwa ari mu mutego. Hanyuma hari ibigerageza bitatu. Yego. Hari ikigeragezo umuntu yizaniye. Yego. Hari n'ikigeragezo cyazanywe na Satani. Hari n'ikigeragezo Imana yazanye bitewe n'ishuri Imana iri kukwigisha. Yego. Hanyuma bivuze ngo umuntu w'Imana, yego, ubundi abahishwe, byanze bikunze umuntu w'Imana abahishwe. Hanyuma iyo wahishuwe, yego, Imana ibisa nkaho yakurekuye. Yego. Nangire ngusohoza mwifuriza amahoro y'Imana hano uri mu bice bigiye bitandukanye, niba ari mu gitoro nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Ndagusuje rero nawe wamaze gukanda subscribe kuri Philadelphia, ndagusuje nawe jya wandika igitekerezo cyawe ugakanda kuri like. Ndagusuhuza nkwifuriza umugisha w'Imana uri mu bice bigiye bitandukanye, uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hirya yacyo, kandi tubona urukundo rwanyu mudema kutwereka urukundo rwanyu. Ni kagaze kacu roka buri munsi tujya tuganira n'abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo tubashe kuganira iby'umurimo w'Imana ndetse no kugira ngo waguke. Uyu munsi rero kuri kamera zacu twe n'umutumirwa wacu umeze neza cyane, murabona ko ameze neza, arakeye, yambaye neza, ikigaragara cyo amavuta y'Imana amuriho. Uyu munsi rero tugiye kuganira kugira ngo tubashe kumenya byinshi muri uru rugendo, kuko urugendo rugoye kandi n'urugendo toroshye utakwishoboza uri wenyine, ahubwo niyo mpamvu tugomba kugira gute, tugomba gufashanya kugira ngo tureko twagera kure. Ngaye nguko reka nenda gutena mu magambo tumuye ikaze. Muraho neza? Muraho. Mukomere cyane. Turashima Imana. Yego, tuyizumisha kubona kuri kamera zacu n'ubwa mbere tukubonye, ku bantu dukurikiye ari ubwa mbere bashobora guhitabaza amazina yanyu, mwitwa bande? Amazina nitwa Rwagumya Gilbert. Yego, Gilbert, ku bantu bamubonye ari ubwa mbere bashobora guhitabaza ati ni muntu ki? Gilbert ni umuntu ukunda Imana n'abantu bayo. Yego, uyu munsi rero kuri kamera zacu, ese ku bantu badukurikiye ko dukurikiye n'abana mu bice bigiye bitandukanye bari hirya no hino biteguye kumva ubutumwa, ese nubuhe butumwa Imana yasize muri we tugiye kuganira nawe? Tugiye kuganira ku by'uru rugendo. Yego, tugiye kuganira ku by'uru rugendo. Ese ku bantu badukurikiye byibura kugira ngo tuze twinjira mu bintu mu by'uru rugendo, kuko urugendo ndabizi rurakomeye, sinzi wenda nimba uko mbyumva nawe ariko biri. Muririmbyi arimba ngo inzira iragoye, ngo mwitange mutazananirwa mu kigendo. Ariko witanga nzamugororera. Yego, watangira usenga Imana noneho kugira ngo tubashe kuganira ku by'inzira y'urugendo. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kubahwa, uri Imana itabeshya, uri Imana y'urukundo, Papa w'Umwami wacu Yesu, aya masaha turagushimye, tuguha icyubahiro, twemereye ko tugaragara ahantu tuvuga izina ryawe, twemerere wa Mana we uzubane natwe, duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo atuzo kandi adutindeho. Yesaya igihe kimwe arahanura avuga amagambo akomeye cyane, avuga ngo Umwuka w'Imana ari kuri njye, natwe reka amasaha Umwuka w'Imana atuzo kandi adutindeho. Turetse ubutatu butagatifu, Imana Data na Mwana na Mwuka Wera, bize bibane natwe, twirukanye imbaraga zose mbi byakitambika byose byatumira ijambo, byatuma amagambo agiye gusohoka, agiye kuva mu kanwa nene kutayasire enema. Mwami Uwiteka, ibyo byose turabinetararije, turabyirukanye, ahubwo turasenze mu izina rya Yesu. Bibiliya iramwira muri Yesaya ibice bya 9 ngo abari babudikiwe n'umwijima none baviriwe n'umucyo. Turi ahantu no kumucyo urase, reka ubwiza bwawe butubonekere, reka kandi Uwiteka ukayanganira ahangaha, ngaganza ngo ubane natwe, dushyikire kandi twiyereke mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Yego, uratubwiye ngo ugiye kutuganiriza ku by'inzira y'uru rugendo. Ese mu by'ukuri ku bantu badukurikiye bashobora guhita bibaza ngo iyi nzira mu by'urugendo ko bitoroshye, ese wa mugani iyo usenze Imana iguhereza ayahe makuru? Iyo urebye ubona byoroshye, bimeze bite kugira ngo abantu badukurikiye bamenye nuko bahagarara mu rugendo barimo cyangwa se nuko bagenda? Iyi nzira twavuga ko yoroshye mu bari mu mwanya wayo, ariko umuntu utari mu mwanya wayo yakumva ko igoye. Yego,
ubundi kwiyemeza ni kimwe no gushobora ni ikindi. Bivuze ngo hari abantu biyemeje ariko bakurikiye Yesu ariko batigeze bashobora. Yego, ubundi iyo umuntu ahamagawe umuntu ahamagawe tuve mu by'umwuka. Yego, umuntu akaguhamagara, iyo umwumvishe uramwitaba. Yego, yakubwiye ati ndagushaka cyangwa nsanga ahangaha runaka, byanze bikunze uramwitaba. Kumwitaba ni kimwe no kumukurikira ni ikindi. Yego, hanyuma hari abantu bahamagawe n'Imana. Yego, ariko mu guhamagarwa n'Imana baritaba cyangwa ariko ntibakurikira Imana. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego, guhamagarwa ni kimwe no gukurikira Imana ni ikindi. Yego, yes. Hanyuma aba bantu hari inzuki. Yego, inzuki iyo ziri mu mutiba, yego, ziba zifite umwami wazo. Yego, ariko izi nzuki iyo zivuye mu mutiba zikagenda, yego, zikagenda zikajya hanze. Iyo zigiye birashoboka ko uruyuki iyo rugiye rukaruma umuntu, iyo rugarutse rugaruka atari uruyuki rwitwa umuyugira. Yego, hanyuma bivuze iki bino bintu rero? Bivuze yuko hari abantu bahamagawe ndetse baranitaba. Yego, bakurikira Yesu. Yego, ariko bagiye mu nzira bagenda baza kumera nk'izi nzuki zavuye mu mutiba, zigiye hanze ziragenda ziruma abantu, zirangije zigaruka mu mutiba, hanyuma zigaruka zitakiri inzuki ahubwo zabaye imiyugira. Izo ubu ngubu hari abantu bashobora kuba bari kumva kino kiganiro byarabaye bagahita bumva ko batutse. Oya, ntabwo mbatutse. Bino nibyo. Yego, ashobora igihe wenda mu minsi ashize tumaze tujya tubona ibiganiro by'abakozi Imana bagiye batandukanye, sibyo? Yego, ukabona umubyeyi umwe yitwa Papa Sharirene. Yego, yavuye mu bana 5. Yego, agiye gushaka undi mugore baherutse no kwerekana. Yego, urumva ese wa mugani we ko noneho yataye urugo, sibyo? Yego, akaba agiye kwerekanwa n'undi mugore. Ubwo wowe azitwa iki hanyuma yaho? Hano kuvuga ngo tukiri kumuyugira n'inzuki. Yego, nuvuga ngo hari umuyugira wagaragaye ko ari umuyugira. Yego, noneho hari n'uruyuki rutari twamenyekana nimba ari umuyugira cyangwa ari uruyuki. Yego, hanyuma ubwo byagaragaye ko ari umuyugira. Yes, none ugumva ko byagaragaye. Yego, ubwo none niba ubwo none ubwo nawe abaye uruyugira cyangwa se nawe hari irindi zina nawe azitwa hanyuma yaho, kuko urumva hari inshingano yataye yinjira mu zindi. Yego, noneho n'ibimenyetso bigaragaza ko ari byo birahari. ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ni iyi. Yego, uyu nguyu yazitwa umuyugira. Impamvu azitwa umuyugira ni iyi ngiyi. Yego, nuko ubundi uruyuki ni iki? Yego, uruyuki ni ikintu kikirwinga. Yego, hanyuma umuyugira birashoboka ko waruma. Yego, ariko nta ruburi ruba rugifite. Yego, bitandukanira hehe rero? Hanyuma bivuze ngo muri uyu muntu cyangwa nuhura n'umuntu umeze gutya, yego, wari inzuki ariko atakiri uruyuki ahubwo ahindutse umuyugira. Yego, birashoboka yuko uyu nguyu yazakubwira ibitandukanye nuko biri. Yego, Bibiliya ashaka kwigusomera akaba akayica ku ruhande atari ko birigize gute ivuga. Yego, kuko ari umuyugira. Yego, rimwe nawe w'umuhanuzi. Yego, uyu muntu nimuhura akaguhanurira biragoye ko ibintu azaguhanura bizasohora bitewe nuko yagize gute yabaye umuyugira. Yego, yego, biti ahubwo nshatse kuvuga ngo ubwo nawe hari ibyo ashobora kuvuga atabibwirijwe n'Imana ahubwo ari byo yibwirije bitewe nuko yamaze kuva muri ya nzira twatangiye tuvuga. Inzira yaragiye yaratakaye. Yego, yego. Ese iyo urebye we muri iyi minsi abantu uko tujya tubibona, ubona abantu baracyari mu muhamagaro cyangwa se bimeze bite? Ntabwo twavuga ko abantu bose bavuye mu muhamagaro. Hari abantu bakiri mu muhamagaro. Yego, hari abantu bataye inzira ariko hari abantu bakiri mu nzira. Yego, hanyuma uyu muntu wataye inzira tugiye kureba twasanga aribo benshi. Hari abantu bumva ko bahagaze cyangwa nasomye ijambo rivuga ngo yego ngo bugorobye. Yego, ngo nijoro ngo aryamire umwana
ngo umwana arapfa yego hanyuma bivuze ngo hari abantu baryamiye abana babo yego ariko abana babo bakaba bagize gute barapfuye yego kandi bisanga uyu mwana bari muzima hanyuma rero bivuze ngo uyu muntu wavuye muri ino nzira cyangwa wagiye yego biragoye ko ni no gufata ni nkuko wafata icupa ritarimo ikintu bagita iki igikurete ivide yego hanyuma iri vide yego ritarimo ikintu birashoboka ko wenda hari agaciro riba rifite kuko ryagenda rikarangura yego ariko umuntu uje ntabwo wamwakiriza iryo cupa kuko nta kintu kigize gute kirimo yego bivuze ngo nabo bameze nk'amacupa ahagaze yego ariko atarimo ikintu yego ubwo ushatse kuvuga ngo nk'abandi bantu tugira tubona nk'aba Apotre Mutabazi ubwo nabo bahagaze nk'amavide kuko mu minsi yaje twize kubona bamusohora mu nzu amakuba aruho ndetse umunyamakuru umwe aza kuvuga yuko nyamara ngo bisa nk'ubukwe ariko butagira iminwere wabyumvishe yego usa n'ubukwe butagira iminwere butagira ikintu cyo kumva urumva ni ikibazo ese buriya si ugutukira izina ry'Imana ese we si nk'aho ahagaze nta kintu kimurimo buriya ni ukuvuga ngo izina ry'Imana ritukwa ryari yego izina ry'Imana ritukwa igihe wa muntu yego wari uhagarariye Imana ubundi abakozi b'Imana twabita abambasaderi mu isi yego baba bahagarariye Imana ubundi ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana ubirimo neza cyangwa uhagaze neza aba ari ambasaderi w'iki w'Uwiteka yego bivuze ngo rero ambasaderi yatukishije igihugu yego icyo gihugu kigenda kikagira gute kikagirwaho urubanza cyangwa kigasa nk'igitukwa yego bivuze ngo umuntu nk'uwo nguwo yego yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo babandi basenga bose cyangwa babandi bakorera iyo Mana bahita bashyirwa mu gatebo kamwe kuko ibintu bibaye ku muntu umwe ibintu bibaye ku muntu umwe ariko bikagenda bikitirirwa Imana yose kuko wa muntu ahagaze mu mwanya w'Imana cyangwa ari ambasaderi w'Imana yego none ubwo urumva batari guhemuka buriya biravuga ngo tuzababonera ku mbuto bera yego hanyuma izo mbuto rero bera nizo zizagaragaza umuntu uwo ari we yego kuko hari abantu bahamagawe ari benshi yego none iyo urebye wenda bikaramuka kuko ijambo nasomye naryo rirambwira ngo ibyakorewe mu bwihisho yego bizashyirwa ahabona yego ngo kandi iminsi y'umuju irabaze ni iminsi 40 yego uwa 41 bahita bagufata yego none ubwo ko bigaragaye no kuvuga ngo ubundi hari ukuntu ari ikintu bita kwanikwa yego ubundi biravuga ngo uri mu rwisho rw'iki rwisumba byose azahora mu gicucu cy'isumba byose yego hanyuma n'igare umuntu ajya mu rwihisho yego n'igare umuntu ashatse kuvuga ko Imana yamwanditse bivuze ngo birumvikana Imana yaramwanditse no kuvuga ngo kugira ngo dusobanurire abantu badukurikiye kino kintu Imana yaramwanditse ndashaka tuvuge ku rwihisho yego umuntu uri mu rwihisho ni muntu ki yego ruvuze ijambo ryo kwanikwa kwanikwa bituzana ijyo ku rwihisho ndashaka kumenya ngo ese ni Imana yamwanditse cyangwa niwe wiyanitse none duhite twinjira mu rwihisho ubundi ni ukuvuga ngo Imana yego Imana ijya njye numva abantu benshi bagura kuvuga ngo Imana yambwiye ngo hari ibintu irambiwe yego hari ibintu irambiwe Imana igirambirwa ibyo bintu cyangwa se nugupfa kubyumva nyine ndagira ngo tuze guhita duhuza nta kiriya kintu tumenye ngo ni Imana yamwanitse cyangwa niwe wiyanitse hanyuma Imana igirambirwa yego dufata urugero umwana ashobora gukora amakosa menshi yego hanyuma umwana uko akoze amakosa akaza imbere y'umubyeyi yego akamwikubita imbere yego akamubwira ngo mbabarira yego ariko umubyeyi kuko yabyaye umwana yego byanze bikunze agomba kugira gute kumubabarira yego ariko nubwo amubabariye yego nubwo umubyeyi ababariye iki umwana yego ariko hari igihe umubyeyi agiye akagira gute akarambirwa bitewe n'ibya bindi umwana agize gute akora yego
biri tuvuga amagambo akomeye cyane ngo umuntu bita Dawidi yego ngo aragenda afata Uriya agira gute aramwica ngo acyura ndi Mukawuriyo yego biri tubwira ngo nuko Dawidi ngo Yonatani agiye amuhanuriye amubwiye yuko umuntu umwe yafashe agatama yego biri tubwira amagambo akomeye cyane ngo arangije aramubwira ati ariko nubwo wabariwe ntabwo inkota izava hehe mu rugo rwawe yego bivuze ngo rero ushobora gukora ikintu nonaha icyaha rimwe yego hanyuma Imana ikagutega ikindi gihe yego bivuze ngo rero kandi Imana ikagutegera mu maso y'ababandi yego none se bishatse kuvuga ko buriya Mutabazi ari mu mutego w'Imana yaba yaraguye mu mutego hari umutego hari indi shuri ni ibintu bibiri wa balance ukajya guhuza yego havuge ngo ari mu ishuri cyangwa ari mu mutego hanyuma hari bigerageza bitatu yego hari ikigeragezo umuntu yizaniye yego hari n'ikigeragezo cyazanywe na Satani hari n'ikigeragezo Imana yazanye bitewe n'ishuri Imana iri kukwigisha yego hanyuma bivuze ngo umuntu w'Imana yego ubundi abahishwe byanze bikunze umuntu w'Imana abahishwe hanyuma iyo wahishuwe yego Imana ibisa nkaho yakurekuye yego iyo wahishuwe Imana ibagukuyeho amaboko ntabwo ibagukuyeho amaboko yego ariko ibagushyize muri iryo shuri yego kugira ngo uryige bitewe n'ibyo yabonye yego ibona neza ko Imana irabyitegereza ivuga ati nimwigisha rino shuri hari ahantu azava yongera agera ahandi yego bitewe n'ikintu ishaka ko uzakora ubundi umunyeshuri uzavamo umuhanga yego yiga ibintu bikomeye yego kandi umunyeshuri uzatinda mu mwaka biragoye ko umwaka yawuvamo ari umuswa yego umunyeshuri uzatinda mu mwaka biragoye ko uwo mwaka yawuvamo ari umuswa yego iri jambo ko rikomeye cyane yego n'amagambo yumvikana hari abantu bigeze kumuha amafaranga ibihumbi 100 ariko ngo ni uduhumbi 100 utwo duhumbi 100 ngo yatujyana n'abandi ba profeti bagenzi be muri hoteli bakaturira bakatuma ntihagire naho tubakora ese buriya hari abantu badukurikira baba bavuga ati abakozi b'Imana basigara abanyenda nini abakozi b'Imana twatangiye tubivugaho biraterwa bari gutuma ko ibintu wenda aba bantu bari gutuma izina ry'Imana ritukwa no kuvuga ngo biterwa n'impamvu umuntu yamuhaye amafaranga yego birashoboka ko ayo mafaranga yamuhaye yego ariko ayo mafaranga ubundi amafaranga utanze uyaha umukozi w'Imana yego hari icyo biti cyacumi yego ukayamuha mu buryo bw'icyacumi birashoboka ko ayo mafaranga ntabwo uzayabaza umukozi w'Imana kuko biravuga ngo mubahe iby'umwuka babahe iby'umubiri yego bivuze ngo ahangaha ntabwo wa muntu yakoze icyaha wa mukozi w'Imana yego ahubwo n'irya wa mukozi w'Imana yakoze icyaha ni cya gihe wa mukozi w'Imana yaje akaba yafata ayo mafaranga akagira gute akayatwara yego nibwo bukoze icyaha yego ubwo mu yandi magambo uramurenganuye ayo mafaranga bavuze ko yatwaye mu buhe buryo yadutwaye mu we bamuhaye amafaranga 100 yego avuga ko ari udufaranga 100 atagize gute atadukeneye yego ubwo ngo ni duke yego yaratugaye yego kandi nyuma baza kumusohora mu nzu yego ese ubwo urumva ni nk'ubuye butumwa byibura umugeneye muri aka kanya tabize Mutabazi aradukurikiye no kuvuga ngo ubutumwa muhaye yego ishuri arimo naryige neza ari mu ishuri ishuri arimo naryige neza Apotre Mutabazi ari mu ishuri ni ishuri arimo yego naryige neza yego ku bandi bantu badukurikiye bagiye bakomeretswa n'ubutumwa bwiza hari abahumurijwe n'ijambo ry'Imana bagiye bumva mu bakozi b'Imana bagiye batandukanye ndetse bagenda banakomeretswa bano ubuhe butumwa babahereza no kuvuga ngo ubundi umuntu arebe mu ruhande rwe yego kuko ahanini nurebe mu ruhande rwa mugenzi wawe uri mu nzira urimo uragenda uzatinzira urimo ugenda kuko warangaye yego bivuze ngo ikintu nabwira buri muntu nk'uwo nguwo nakora uko Imana yamuhamagaye yego buri wese akurikiza umuhamagaro w'uko Imana yamuhamagayemo yego
ndetse buri wese yongera asubire ku rufatiro, yongera akenyera kwete, yego yibuka avuga ati se igihe Imana yampamagariye, ko Imana yampamagaye mpamagarwa uyu muhamagaro no nkifite cyangwa umuhamagaro waratanye. Bivuze ngo rero igihe cyose nurebera ku ruhande akareba ku ruhande rwa mugenzi we, yego byanze bikunze ntabwo iyo nzira zaba kiyikomeje, ahubwo nawe zayoba, kuko hari ahantu yayobeye ku ruhande, yego mbese yafashe umwanya aho kuba mugenzi we, yego bivuze ngo ahubwo nubona mugenzi wawe yahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, fata umwanya umusengere. Yego, ubwo gahunda ni ukubasengera. Yego, tugana ku musozo w'iki kiganiro, ese ni iki kiye kintu wabwira abantu bose badukurikiye muri rusange? Hanyuma ikintu nababwira, Yesu ari bugufi. Ni ukuvuga ngo hari agatekerezo ngiye gutanga gatoya, yego hari umubyeyi, umuntu umwe, yego yari umukobwa afite umubyeyi, hanyuma uyu mubyeyi yari umumama yakundaga umwana we. Umwana we afite igikundiro, asabwa n'abantu batandukanye, yego hanyuma abandi bantu basabye uyu mwana, cyangwa bakunze uyu umukobwa akagenda akabwira nyina, akamubwira ati mama ati runaka yansabye urukundo, yego hanyuma uyu mukobwa wenda reka tumwite Jeanne, yego hanyuma Jeanne uyu nguyu kumusaba urukundo, ariko ngo abagenda bose abemerera iki? Urukundo, yego hanyuma ariko ngo nyina yavuga ati reka tugende tujye ku mupfumu dushaka ukuntu aba bantu nibaza gusaba nta kuntu tuzabaha abageni kandi dufite umugendo umwe. Baragenda bamutuma imbwa y'ibara rimwe ndetse n'ihene y'ibara rimwe n'ingurube y'ibara rimwe n'intama. Twavuze inyamaswa, twavuza amatungo atatu, yego hanyuma bamwe ba mbere barasaba, n'aba kabiri barasaba, n'aba gatatu barasaba, ariko uwa kane yari Jeanne nyirizina cyangwa yari uwo mukobwa, yego hanyuma abo bantu bose uko baje gusabwa cyangwa uko baje gutwarwa, igihe kimwe uyu mubyeyi ajya gusura abana be ngo arebe Jeanne ukuru wari we, yego aragenda ajya ku wa mbere, ageze mu rugo rwa mbere arabasuhuza, amaze kubasuhuza baramubwira ati umugabo umukwe baramubwira ati warakoze mabukuru ko umukobwa mwiza, ndagushimiye, ariko impamvu ya mbere niyi, ndagerageza ndahaha nkoresha ibishoboka byose, ariko ntabwo anyurwa, yego ati impamvu ya mbere tejo bundi hambere ahangaha nta kiryama mu nzu, ahubwo asigara hanze agisigamo kankimbwa, yego kabiri n'inyama n'amagufwa aragenda akayarya bitewe n'iyo mpamvu, yego hanyuma ngo aragenda agahita yandika akavuga ati wo ni Jeanne w'imbwa, yego hanyuma aragenda yandika, ajya kuwa kabiri aramubwira ati ndahaha ariko agateka ariko ntarya, ahubwo mbona arishe, agahita amenya ko ari wowe wiki, ari uw'ihene, yego ajya kuwa gatatu nawe agiye kuwa gatatu nawe aramubwira, yego arangije amenya neza yuko ari Jeanne wiki w'intama, yego ariko ageze ku wa nyuma, yego uwa nyuma amubwira ukuri, amubwira Jeanne w'ukuri, ko ari umukobwa mwiza warezwe neza, wumva neza, wumvira, abwira akagendera ku gihe, yego hanyuma amenye ko ari ukuri, yego hanyuma igihe kirageze cyangwa igihe kiraje, yego yuko abasenga data mu kuri no mu mwuka bagiye kugaragara, yego yego ubwo igihe kiraje kandi kirasohoye cyuko abasenga data mu kuri no mu mwuka bagira gute? Bagaragara, kigaragara, yego reka tugushime ku bw'umwanya wawe udohoka tuganiriza, ari umukene ko yakuvugisha akubona kuri nimero ya telefone. Nimero iri kuri WhatsApp ni 079 054 21 68. Yego ndagushimira ubwanya waduhaye kandi nawe ndagushimira warukurikiye kino kiganiro, ndagushimira amaze ukanda subscribe, nawe utarakora subscribe, like, share, comment, nagasubira nawe utasharon.